mumbabarire njye musabiye ko bamubabarira ahubwo buri muntu wese ubishoboye akamuganiriza akamuvugisha neza akamuhihumure akamubwira ati ubuzima burakomeza ejo ni heza icyatumye uva muri icyatumye uvuka muri ubwo buryo kikaba kikugejeje kuri iyi myaka kikakwambika uyo mwenda kigatuma ugira biriya biro kizatuma ubaho neza unasaze neza ugire n'imyaka myinshi wowe wa mugore we cyangwa wa mukobwa we wavuye mu byawe niwe uri gutera intambwe ya mbere mu kumuhamagara niwe uri gutera intambwe ya mbere mu kumusura niwe uri gutera intambwe ya mbere mu kumusohokana niwe uri gutera intambwe ya mbere mu kumubwira ngo ese tuziyereka ababyeyi ryari niwe uri gutera intambwe ya mbere umubwira ngo none se twazakoze save the date akakubwira ati buretse doko ukabona ibintu byose uri uwa mbere mu kubikora ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugabo nta gahunda afite yo gushaka reka tubabwire ngo tugiye kubaganirira ikiganiro cyiza ibintu biranga umusore ufite gahunda yo kutubaka ndetse n'ibintu biranga umugabo ufite gahunda yo kutubaka kandi ari umugabo kandi n'umusore nawe ukamubonamo umugabo nigeze njya ahantu umuntu w'umugabo atanga igitekerezo ndavuga ati mbega yaba ukuntu umuntu yanganaga ku mubiri angana no mu mutwe byajya biba ari sawa ibi nibyo rero tugiye kwicara tugahereza mama Mignone agatuti ubundi akabivuga niwisanga mu bagabo batakubaka batari bafite gahunda yo kubaka ndakwinginze uyu munsi nta nama ari butange ni ukuganira wabyiyumvaho wabyibonaho ugahinduka ukaba umugabo nyamugabo ubutaha tuzavuga ibintu biranga umugabo ufite gahunda n'umusore ufite gahunda yo kugira gute kubaka ni mama Mignone official rero ni mama Nana cyangwa nanone Devos TV ibintu byamaze kubasawa kwa mama Nana no kwa mama Mignone n'abantu nishyira hamwe ryishyize hamwe ngo bajye baganiriza abantu bagire gahunda yo kubaka mu yandi magambo na The Blessed TV karindwi tutabibagiwe tubasabiye umugisha mwese mwakoze subscribe mama Mignone yarambwiye ngo ataramenya ibya subscribe ngo yakandaga keshi iyo wakoze subscribe haba handitseho subscribed mo murabyumva ubwo mu gifaransa ni gute umuntu yarashora sabone kera twajyaga twiga igifaransa twajyaga n'uturirimbo tw'igifaransa past participe y'igifaransa ya sabone ni gute participe pass ya subscribe past participe mu cyongereza ya subscribe ni subscribed ariko participe pass ya France mama Nana ntago waturusha nacyo ubona hivivuye bimeze neza na notification uba wabibona nugakandeho cyane nibyo rero twari turi kuvuga abatameze neza rero je nkunda kubabwira ngo nagahora gahanze ibyo tubona bizashira kandi nta joro ridake mama Mignone tukwakira na majoro yigeze aba majoro ariko hakavamo ijoro rimwe rikabyara igitondo cyiza cy'umugisha bibaho cyane amajoro mabi umuntu ahura nayo wigeze uhura nayo umuntu wakubona baturiya muntu w'inyenyase ni abasirimu b'i Kigali ijoro ribi riragatsindwa ijoro ribi rishobora kungana n'iminsi 25 cyangwa rikangana n'ukwezi kandi ari ijoro rimwe ribi ijoro ribi ni ribi koko ntuzaryifuriza umuntu ukunda n'uwo udakunda ntuzarimwifuriza buriya hari ibintu ushobora guhura nabyo ugasigara uri kuvuga uti wa mana we ibi bintu mbonye cyangwa ibyo numvisha ntihakagire undi ubyumva mu matwi iryo rikaba ijoro iryo ni ryo joro ribi ariko nubwo ribaho buracyaha hakabaho umucyo igitondo cyiza ibyo narabibonye nabyo ntago rero iyo umuntu ariko kuri iyi si
utabonye ibyiza bisimburana n'ibibi ntabwo ubuzima bwakuryohera wajya uhora ubona uri muri paradizo ukajya wabona n'umuntu umerewe nabi ukajya uvuga utese uriya buriya nta bwenge agira ukamufata nk'utagira ubwenge ukamufata nk'utagira gute ariko ibyiza n'ibibi ubundi birasimburanwa ku muntu bigatuma umenya yuko n'uriya muntu umuha agaciro hari abantu najyaga ndeba kera nkajya mvuga ati bariya barakize iki n'iki nkajya mbona ko nta kibazo kirimo ariko shaho uyu nguyu urebera inyuma ngo yarakize hari igihe mu mutima aba yarashize warabibonye ko ibyiza bizana n'ibibi niyo mpamvu ngomba kubaho nishakira ibyishimo ngomba kubaho nseka nezerewe ni ukuri ibibi birizana mama Minyo nubwo twagiye mu kiganiro twakumbusha abantu uvuze aho ngaho mpita nibuka hari akantu nabonye kari guturendinga umuntu yaguze impeta ebyiri ibya iriya meta igikomeresha Minyo buriya nibyora nabibonye ndarira kandi kigaragara imitima y'abantu yose yakiriye kiriya kintu nka message nziza reka nkubwire ngo ngira ni ndishingiye ndi papye ndimamye ndishatse buretse nkubwire biriya bintu nabibonye ndarira warijijwe n'ikirere hari ibintu bibiri byandijije igikomere ni ikintu gikomeye depression yo ni ikintu kiteye kandi kiriya gikomere nabonye cyakomeje abandi depression ni ikindi kintu giteye ubwoba biterwa n'abo wabonye ariko biriya bintu byandijije byanambabaje ku buryo bukomeye buriya hari abantu bazi gukata utuntu mu bintu kiriya kiganiro agikora kimaze iminsi kiriya kiganiro cye gishobora kuba kimaze nk'icyumweru cyangwa n'icyumweru harya uyu munsi turi kwa kangahe kwa gatanu kimaze nk'icyumweru kiriya kiganiro kigiye kuzuza ibyumweru bibiri agikoze ariko umuntu wagikurikiye yafashemo kariya kantu aba ari kwateruramo konyine upfa kugakubita kuri TikTok upfa kugakubita kuri stati ahantu hose wagashyira hari bukurikirwa n'abantu barenze 5 ako kantu burya kaba kakwiriye isi yose kandi ubushakashatsi abantu 3 muri 5 si n'umwe muri 5 3 muri 5 bose baba barakomeretse hanyuma rero uri kuvuga ngo kariya kantu kakomeje abandi hari abo kakomeje umuntu wese nzi ufite ubuzima nk'ubwo uriya mudamu yatubwiye n'undi uri hasi yabo nabonye yapostinze kandi ubundi ngo niyo gahunda reka nyine manze mbikubwireho ntutekereze ko abantu bakomeye ahubwo abantu babaye ibyihebe mujya mumbabarira ntago hari abantu tutaye twumva ibintu kimwe kandi ntago ari itegeko ry'uko njye nawe twumva ibintu kimwe uriya mumama afite ibikomere byo ku rwego rwo hejuru ndetse afite na depression yo ku rwego rwo hejuru kuko kariya nicyo bita agahinda gakabije kugera ku rwego ufata gahunda yo kujya kwigurira impeta ukavuga ngo ndishatse ndishingiye ndisezeranije ndi mama ndi papa ndibera umwana nibere n'umubyeyi biriya bintu bisobanuye ikintu kinini cyane aho kugira ngo rero uvuga ngo ngo niyo gahunda ukamukomera amashyi ahubwo wamwegera ukanamuganiriza uriya mubyeyi aracyari muto nshuti yanjye uriya mubyeyi yahuye n'ibikomere byinshi yahuye n'ibikomere byinshi byo ku rwego rwo hejuru buriya niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ubu hari abantu bari kumureba batangiye kumuhamagara uri mwiza turagukunda twagukunze nagushimye naguhesa amarira n'abagabo babandi badafite gahunda yo kubaka ihangane nyivugeho we nababaye we uriya mubyeyi Imana yo mu ijuru yo kabyara izamfashe mpure nabo ko ndabyifuza kandi nzabigeraho uriya mubyeyi ibikomere afite bimuteye gukora kiriya kintu wibuka yuko uyu ari umwana wavutse adakunzwe mbere yuko abantu bamanza gukoma amashyi sibyo
icyo cyonyine ubwacyo ni igikomere kitaramushiramo. Uriya mubyeyi wibuka yuko amaze kuvuka inda ye ubwayo ntiyakunzwe, ni ukuvuga ngo igikomere yakigiriye mu nda. Abantu tuzi kanseri ngo ibi bintu tuba tuzi kubikurikirana. Igikomere yakigiriye mu nda, inda idakunzwe, sibyo? Yonsa amashereka y'imbere mu nda y'agahinda, aravuka agera imusozi ntiyakundwa, arajugunyangwa hirya no hino. Ubuyobozi ngo nibwo bwamushyiraga mu miryango yagombaga kumucumbikira. uriya wishingiye n'impeta. Yego, ahageze muri ya miryango igomba kumucumbikira, hari aho bamukubitaga, hari aho bamurazaga hanze, hari aho bamurazaga hasi, hari aho yaryaga, hari n'aho ataryaga. Uriya mubyeyi arangije uko bagenda bamujugunyanga hirya no hino, mama we, ndavuga ibyo yivugiye, mama we ava aho hantu Cyangugu aho avuka ajya gushakira ahandi mu yindi ntara kure. Umwana asigaye ku ivuko ariko atari iwabo, ari mu miryango y'interagane bagiye bamushyiramo. Uriya mubyeyi urumva mama waramutaye, ntaza hasigaye n'abasigaranye nabo nta sano bafitanye. Ibyo ni ibikomere bijya mu bindi. Icyo kivuyeho ku myaka y'9 yurira imodoka imugeze i Kigali, ahingukira mu rugo ahantu ati ni mu mpakazi ariko mujye munyihera umuceri, nta kindi gihembo yari azi yasaba sibyo guhembwa umuceri. Aminyo ko abantu bahimba ubuhamya ibyo bintu se hari igihe umuntu aba yabihimbye. Twikomereze, mbabarira buriya sinjye mbaho ushaka gukomeretsa umuntu. Yesu we, twikomereze ntacyo nimba urangwa. Noneho buriya buretse manze mbivugeho kuko byanteye agahinda. Uko yashatswe twarabyumvishije, n'urugo uko yarubayemo twarabyumvishije. Bigeze kuri finali uko yafatiwe muri sauna twarakumvishije. Bibukuri cyangwa bireke kubukuri. Igikuru nuko ari umuntu ubanye n'ibikomere kuva mu buhinja bwe. Kuvuga ngo ubuhamya ngo umuntu yanabuhimba, hari ubwo uhimba hari n'ubwo udahimba. Ntago wahimba ubuhamya buvuga yuko utazi so, nta nubwo wahimba ubuhamya buvuga yuko nyoko bamufashe ku ngufu mu gihe cya jenoside kandi mama wawe agihagaze. Ubwabyo icyo ni igikomere. None mama minyo, ushaka aho dushaka kuvuga ririya ryo gufata ni ikosa, gufata impeta akishingira nyine ndacyagukomereza ibi bikomere byose uko byamukurikiranyemo bikaba bikimwuzuranye. Ibi nibyo byatumye afata iriya mpeta, arishaka, arishingira, aribyara, ariyonsa. Buriya wabivugamo ibintu byinshi, ibyo yabasha kuvuga hariya kuri kamera ni bikeya. Yakavuze ati ndibyaye, ndihetse, ndiyonkeje, ndireze, agashoreranya ibyo bintu byose paka aho yishatse akanishingira, akanibyaza, akaba agiye no kwitunga. Nyine urumva ni ibyo yakagombye kubivuga muri kiriya gikorwa yakoraga. Rero impamvu ndi kubwira aba mama nicyo waruhereyeho umbaza, bihaye gushyigikira ngo ibi nibyo ngo tugiye tubikora, mumenye yuko ibyo yanyuzemo atari byo mwanyuzemo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, aho kugira ngo mumurebe bamwe mumwite ngo ni umusazi n'ibiki byose, nimushake nimero ze mumuhumurize. Icya gatatu, ndagira ngo mbwire aba bagabo b'abahehesi mumubabarire ntihazagire umucokoreza ubwonko. Ubuse nibatangiye kumucokoza mama minyo rwose bihangane ntibamucokoreza ubwonko kubera yuko uyu mubyeyi aramanza gukanseringwa. Ibishaka gusenya umuryango byose nibiza ari trend tuzajya tuza tubivugaho tubyopoze. Twari twarabiretse mama minyo, hari abagabo ubu banateye mahubu, babandi badafite gahunda yo kubaka basambanira ku mavideo. Abo baraje uyu mubyeyi bamubabarire, ngiye musabiye ko bamubabarira, ahubwo buri muntu wese ubishoboye akamuganiriza, akamuvugisha neza, akamuha ihumure, akamubwira ati ubuzima burakomeza, ejo ni heza. Icyatumye uvuka muri ubwo buryo kikaba kikugejeje kuri iyi myaka, kikakwambika uyu mwenda, kigatuma ugira biriya biro, kizatuma ubaho neza, unasaze neza, ugire n'imyaka myinshi. Ariko ikintu asabwa ni kimwe, ni ukwikunda. Byabivuze ati ndikunze, akanipostinga, sibyo? Kwikunda, oya kwipostinga no kwikunda biratandukanye we.
nta muntu n'umwe utipostinga ariko uriya mubyeyi yambabaje imbere ya kamera ndabivuze uriya mubyeyi yambabaje wowe wakoze divorce wowe umugabo yanze wowe umugabo yatesheje umutwe wivuga kuri mu cyiciro nk'icyuriya mu mama wowe ntabwo mwabayeho mu abantu batabyumva nabi ndumva wowe impamvu byakubabaje uriya mudamu umufitiye agahinda ni ubuzima bwose yagenzemo kugeza kuri uyu munsi ariko si wamwita uwabuze ubwenge buke cyangwa uwakoze amakosa nta kosa uriya mu mama afite uriya mu mama ni uwo guhagararirwa akaganirizwa abashaka kumwigana yewe imana imfashije agahura n'abantu b'abakansara bashoboka ntibanamwishyuze kandi hanyuma nase tuzamuha serivisi ku buntu iyo serivisi nayimukorera nashaka nkayimukorera n'umwaka nta kibazo na kimwe kuko njye sinjya nifuza umuntu ubaho ababaye impamvu narimbwiye aba mama bari kuvuga ngo nibyo natwe tuzabikora n'abafiyemere bamwe na bamwe rwose bameze nk'aho bari kwa producer biri hari igihe wa mumama we ushobora kuba warasenye urugo warabigizemo uruhare wivuga ngo ugiye gukora ibintu nka biriya ikindi gikomeye ushobora kuba uri umwana wavukiye mu rugo rufite ishyushyu rufite buri kimwe cyose ukunzwe n'ababyeyi n'ibiki byose uteteshejwe utazi koga utazi koza utazi gusasa utazi guteka utazi gukubura wagera mu rugo rukakunanira ndetse ukananiza n'umugabo ugatandukana utagera kuri iyo ngo wiyambike impeta nk'uko uriya yayiyambitse ngo wumve yuko mugiye mu cyiciro kimwe no abantu baratandukanye completely uyu mumama yambabaje icyo cyo ndakimanitse sinshinja icyaha umugabo we sinshinja icyaha umubyeyi wamubyaye ahubwo ni ukuvuga ngo kuki ibi bintu byose byaje bikamwitereka ku mutwe kuva yasamwa ni karandere ni ikintu kivuye uza mu rusoro kikamukurikira mpaka kuri iyi myaka yahindutse ya pese kanseringi mu kumukanseringa ahera muri urwo rusoro akatangira kumubwira ko ari umuntu akamuzamura imyaka yose akamugejeje kuri uyu munsi kanseringi ntabwo ariyo kuvuga ngo urugo rwaranze no uyu ntabwo ari urugo rwanze aho ngaho hagarukire azagushake nanone tuzongera tubivugeho reka twivugire ku kitwicaje uwite umbabarire kubera ko nagize agahinda narize nababaye ariko Maria Rosa we ndagukunda biri seriye n'umuntu wese ukuzi uri bubone iki kiganiro azakubwire ko ngukunda hari n'abandi benshi bagukunda hari abantu bababajwe n'ubuzima bwawe bamuhereze link kansaringi ni ubuntu uzace kuri secretary nge nitwa Manu ibintu bizaba sawa noneho rero mama Mignone aba bagabo ni bihe bintu ni bingahe tugiye kuvuga biranga umugabo n'umusore badafite icyerekezo na gahunda yo kubaka reka ngaruke muri mood nanjye nari ngiye kure ihangane metase ko n'ubundi oya rwose abantu bari mu gufashwa turavuga bingahe mama Mignone dufite iminota mu miterere yanjye ubundi sinkunda umuntu ubayeho ababaye mba numva nta muntu ukwiye kubabaza uwundi mba numva Imana izamfasha ntazagira umuntu mbabaza kuri iyi si dusubikira ahangaha ukomeza ibyo bintu ukomereze message wari ufite twongere tubwire abantu ati bazakurikira kuko twari twabakumbuje twagiye ubu ndagarutse gatoya kamanze nko kuri ya fanta ariko abantu bajya batugurira fanta bajya bagurira mama Mignone fanta reba ibintu byose abarimo aravuga pegisi ka fanta rwose komeza ukanywe inshuti bakunzi ba mama Mignone official inshuti bakunzi b'Ingoro TV 7 na mama inshuti bakunzi ba Devos TV inshuti bakunzi ba Do Blessed TV hari ikiganiro twari tugiye kubagezaho kivuga abagabo bimwe mu biranga abagabo badashaka kubaka urugo n'umusore rega ari n'umusore udafite gahunda byaye nakubwa hamatinze ati ariko twifugire cyane ku bagabo icyambere reka manze nseke
ubundi kubabara cyane si byiza nka buriya mba numva mbabaye ibiri seri ubabajwe n'iki n'umugabo udafite gahunda yo kubaka hari umukobwa washingiye agahura n'umugabo udafite gahunda yo kubaka ibimenyetso biranga umusore udafite gahunda yo kubaka wa mudamu we wa mukobwa we unkurikiye muri aka kanya ndakwinginze unkurikirane kubera yuko ndagukunda bikomeye nubona hari imbaraga uri gushyira aha ndashaka kubwira abantu uri umudamu w'umusingo uri umukobwa ukeneye wumva ugomba gushaka ukeneye urugo ukaba ufite umuntu muri gukundana ariko ukabona ni wowe ushyiramo imbaraga cyane kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze abyihorera se kuzishyira mwakomeye uyu munsi umukobwa uri gukundana na Emi bakaba bari gukundana ariko akabona Emi nta mwanya ari kumuha atari mu kazi ngewe barawunyima atari mu kazi atigeze nk'ubu aka kanya ntabwo wavuga ngo naguhamagare kubera ko ari kuri kamera, icyo ni kimwe. Ikindi turiho turaganira ntago yaguhamagara, unamuhamagara ashobora kutakwitaba kubera ko ntago ari mu mwanya wo gufata telefone. Nawe urabizi yuko ari mu kazi. Ahangaha ntago twamucira urubanza, ariko uyu musore ufite umwanya we ni saa moya za nijoro akazi yagasoje, ni saa mbiri za nijoro akazi yagasoje, ni muri weekend nta kazi afite, ukabona nta mwanya ari kuguha, aba ufite yawe wa mukobwa we wamuhamagara ukabona arakwitabye, wamwandikira akabona ubugusubiza, uzamenye ko uyu musore atari muri gahunda yo kugushaka. nawe uhamagara niyitabe. Wa mugabo we wa mudamu we ufite umugabo urimo ukwereka yuko agukunze ariko ntago ufitiye umwanya, iyo agushatse arakubona ariko weho wamushaka ukamubura. Aka kantu sinzi niba abadamu bari kunyumva. Iyo umushatse uramubura, yagushaka akakubona, uyu muntu nta gahunda afite yo kubaka. Turi kuvuga ku basingo mada. Yego. N'abakobwa impamvu doko hari icyiciro cy'abagabo n'icyiciro cy'abagore. Yaba abakobwa nidushaka tubita abagore, yaba n'abagabo n'abasore tubita abagabo. N'abantu babiri, umwe ari hariya n'undi ari hariya. Ariko uyu mugabo ari kugaragariza urukundo, wowe wa mugore we cyangwa wa mukobwa we wavuye mu byawe, ni wowe uri gutera intambwe ya mbere mu kumuhamagara, ni wowe uri gutera intambwe ya mbere mu kumusura, ni wowe uri gutera intambwe ya mbere mu kumusohokana, ni wowe uri gutera intambwe ya mbere mu kumubwira ngo ese tuziyereka ababyeyi ryari, ni wowe uri gutera intambwe ya mbere umubwira ngo none se twazakoze save the date, akakubwira ati buretse doko, ukabona ibintu byose uri uwa mbere mu kubikora. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugabo nta gahunda afite yo gushaka. Urukundo mufitanye n'urwo kugira ngo muryoshye, urukundo mufitanye n'urwo kugira ngo nibiba ngombwa munaryamane, ariko nta gahunda afite uyu muntu yo gushaka. Niba ari wowe mukobwa, nimba ari wowe mugore uri gutera intambwe ya mbere yo gukora ibi bintu, ndagira ngo nkumenyeshe wa mudamu we, igihe uzi ko ari wowe utera intambwe ya mbere mu gukora ibi bintu, akaba ari wowe umubwira uti rero uyu munsi wacu baraba bahari, uze tujye gusura iwacu. Uyu munsi musaza wanjye araboneka, uze tujye kumusura. Atarigeze akubaza ngo mbese nzabona musaza wawe ryari, uzamenye ko uyu muntu hari ikindi kintu agukeneyeho kitari ukubaka urugo. Nushaka, ndagira ngo nkubwire wa mudamu we, wa mukobwa we, tekereza kabiri. Ubundi umugabo nyamugabo ni utera intambwe ya mbere. Nidushaka dusubire no mu muco wacu.
ubundi umusore niwe wateraga intambwe akajya kurambagiza, yajya kurambagiza n'ababyeyi bakamubona bakamumenya. Ariko nubona ari wowe uri gutera intambwe ya mbere kumubwira ngo mbese wazaje iwacu, uzamenye ko uri kumukururira mu kintu atarimo. Ahubwo uyu muntu afite ikindi agukeneyeho. Niba uri umudamu akaba ari umusore uri kukoshyosha ko mwabana, ariko ukabona ntashaka kwiyereka abawe, uzamenye ko akeneye kukwiba. Uzamenye ko akeneye uko muryamana. Kukwiberega no kukwiba byinshi, ari kukwiba umutima, ari kukwiba umwanya, ari kukwiba ibitekerezo, ariko nta gahunda nzima gufiteho y'ejo hazaza. Umugabo njyewe ukuntu mwemera, umugabo mwemera nk'umuntu uzi gufata icyemezo. Umugabo mwemera nk'umuntu utera intambwe ya mbere, agakora ibikorwa bigaragaza ko ari umugabo. Yo ukundira ibintu nkubwira, ukora ubushakashatsi, niyo mpamvu nanze kukuvugiramo. Ibyo bintu biriho. Yego. Uyu mugabo rero ugomba gutera intambwe ya mbere yo kukubwira ati mbese ugira ababyeyi. Uyu mugabo utera intambwe ya mbere akakubwira ati ese ugira abavandimwe. Uwo ntago wamwe. Uyu mugabo uzatera intambwe ya mbere akakubwira ati nifuza kumenyana n'umuryango wawe, uzamenye ko uyu muntu agufiteho igitekerezo cyiza. Ko mama menyo ubutaha tuzabangamira ubw'iki kiganiro, tuzabangamira uburyo hari umugabo ubisaba umukobwa nawe ntabyeme, tuzavuga n'umugore cyangwa umukobwa udafite gahunda. Yego. Nta kibazo. Uyu mugabo rero uteriye intambwe ya mbere agakora ibi bintu, ubundi niwe mugabo nyamugabo. Ni nawe mugabo uzakugirira akamaro. Uyu mugabo ni nawe uzatera intambwe ya mbere ajya kuvuga ati dushake n'ikibanza hana ubimushyigikiremo. Iyo ndi kuvuga gutya ntago mbashaka gupfobya abadamu ngo mbabwire ngo ibiki n'ibiki, muraje mumbwire ngo uburinganire nibwo. Ariko twemere ko umugabo ari umugabo kandi ko igihe cyose azahora ari umugabo. Igihe rero wa mugabo we, igihe wa mudamu ubona igihe cyose uzabona ari we utera intambwe buri gihe, ugatangira kumubaza utari ku iwanyu ubundi nahagana hehe, kutajya kunyereka ababyeyi bawe, uri muri homa nshuti yanjye banamenyanira kuri Facebook. Uyu mugabo cyangwa uyu musore afiteho umushinga, ibyo yamaze kubimukorera, wehe uri uwo kuryoshya, wehe uri uwo gusohokana, wehe uri cya gicupuri yamaze kurunguruka mu bwonko. Nubwo tutari kujya inama, ubwo uravuze ngo nubwo adafite gahunda, nabona adafite gahunda amureke, yamureka. Umudamu uri serious, umukobwa uri serious, mbabaririre ko uyu mugabo ubona ko adafite gahunda kuri wowe. Naho ubundi urashiduka yakwibiye umutima byose. Bya bindi byose agahinda gakabije kakugezeho. Uzi ikintu kivamo? Wewe ubuzi ko ufite umuntu muri kumwe, ugakomeza kumwirukaho no gushaka kumukoresha ibintu ku mbaraga, afite undi bari kumwe wajya kumva ejo yasohoye invitation. Sibyo nakubwira, si umuntu atagufitiye umwanya wawe ufitiye undi. Yego. Buracye mu gitondo agasohora invitation. Kubera ko weho igihe wamwirukankagaho, we yabaga afite ahandi aherereye. Sema wamenye ko ari ugukorera ibyo, yarangiza bugacya mu gitondo yasohoye save the date note. Aya bigukoreye gute? Akakwereka imiryango yewe akanakubaza ngo haryo bahe. Ariko abangaba ibintu byose inshuro nyinshi njya nkunda kuvuga ngo sinzajeneraliza, abatendeka bariho. Ariko umuntu ugufata akakujyana akagushyikiriza mama wawe bugacya mu gitondo agasohora indi save the date, ese akwereka mama wawe kwitande. Ubundi si urwo rugo rw'abagiye gushinga ruba ruzarama. Niba yaraherekanye abakobwa batanu bose icyarimwe, twikomereze tugane ku musozo. Ibyo byose bizaziramo, twavuze ati tuzajya ducumbika twongere ducumbukure, komerezaho tugane ku musozo. Yego. Rero icyo nashaka kubwira uyu mudamu, nimba udashaka kuzagira indwara y'agahinda gakabije, ntuzigere wiruka ku mugabo. Naho umugabo ashobora kuzatera intambwe yo kukubwira ngo ndagukunda n'ibiki byari byo byose, ariko ukabona nta kindi kintu akumariye nk'umugabo, nushaka uzamureke. Ntago icyo kukumarira mvuze si ukukubwira ngo bizagende gute na gute, ngo azaguha ibi cyangwa bizagende gute. Ntago ari ngombwa yuko ukura amenyo umugabo muzabana
hari abantu bajya bakunda kumbaza ngo ariko ibi bintu mvuga ngo mba nabisomye hehe ntaho njye mvuga ibindimo n'ibihari mvuga ibindimo nkavuga n'ibihari ntago umugabo muzabana ni ngombwa kumukura amenyo buri munsi yagusohokanye buri munsi yagiye kukugurira inkoko uyu mugore nawe ubayeho muri ubu buzima mwabagabo mwenda barabuye umugore uzifuza ko buri gihe muhora musesagura uyu mugore nta gahunda afite yo kubaka urugo kubera ko umugore muzima agomba gutekerereza n'ejo hazaza naho waba ukorera miliyari wa mugabo umugore ukabona umugore nta kindi agambiriye usibye guhora gukonsoma uzamanza wicara umwibazeho tekereza kabiri reka mbabwire impamvu sinzareka kutabisorezaho n'ubu ngiye kubisorezaho impamvu ingo z'iki gihe zisenyuka vuba nuko ntago tujya tuganira mu gihe cya fiyansaye ngo akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara sema wamenyo waganira iki n'umuntu muhuriye kuri Facebook na WhatsApp no muri bisi muri KBS uyu muntu mwanaganira bikanavamo kuko buriya urukundo aho uri rurakubungira mu minsi yashize ndi Karongi nakubitanye n'umudamu n'umupapa bahuriye ahantu bose batavuka ariko n'abantu bafite urugo rwiza buriya reka nkubwize ukuri ntituri muri uyu mujyi wa Kigali ubaye uzashaka umuntu wahehera wo muri Amerika nidushaka tuvuge umuntu uri muri Amerika umuntu wo nzasha tugahurira muri France wari uzi yuko buriya ikintu Imana iba yarakwandikiye nta hantu ushobora kugikwepera cyane rwose wari uzi yuko ubu ngubu hari umuntu ushobora kumva ijwi ryawe akarara adasinziriye kubera ko mama minyona atanga nimero ziwe akamvugisha akambwira ati mbabarira umpereze nimero z'umuntu mukorana yakozweho ntihagira umuntu ukorwaho ubundi bakozweho tukagushyingira akagukenyerera twikomereze uri kumva ukuntu uwawe nta hantu ajya ntago mwabura aho muhurira aha nari mbihereye kuri aka kantu warumbashije ngo umuntu ngo mwahurira kuri Facebook ngo umuntu mwahurira muri bisi ni kimwe n'umuntu muzahurira mu ishuri ni kimwe n'umuntu muzahurira mu rusengero aho muzahurira ntago handeba ahubwo ikindeba ni kimwe ikiganiro mugirana hagati yo guhura no kubana ni ikihe kiganiro mumenyana mute umenya icyo akora umenya abagendana nabo umenya abaturana nabo umenya aho yavuye umenya ikigare umenya iki kuri we umenya iki kuri we buriya rero umuntu nanakubwira ko agukunda ariko atarakubaza amakuru yawe atarakubaza uko ubayeho atarakubaza imibereho atarakubaza ati ese ukora iki utunzwe n'iki ibyo ukora bikwinjiriza gute ukabona adafite amatsiko yawe uyu muntu nta rukundo azaba agufitiye azaba agufitiye irari inshuti yanjye tujye tunavugisha ukuri ko hari abantu bagira umutima wo kudahita bavuga oya n'ubundi muri iki gihe reka mbabwize ukuri kurambagiza bisaba kwitonda ejo utazahubuka ukaganiriza umuntu udafite umutima akagushidukira nawe akahita kwereka ko agukunze kandi ari ikiryabarezi sibyo navugaga se ari indangamirwa kuko indangamirwa uyivugisha gato igahita ishiduka ikazamuka ikirukanka igatangira kukubwira ati yo ni wowe wanjye urakomeye ugize ute nawe ukagira ngo wabonye umuntu koko ukaba warebye hawuzingi ukagira ngo ni umuntu ubonye kandi undi ubonye indangamirwa njyewe icyo nemera ni kimwe aho uzahurira n'umuntu aho ariho hose hagati yo guhura no kubana habaye iki habaye ibihe biganiro habaye guhuza gute habaye kumenyana gute habaye
uwuhe mubano habaye gute kugira ngo umenye yuko uyu muntu azakugirira impuhwe kuko umugore aba ari ubundi umugore ni umunyampuhwe, umugore ni umunyarukundo, umugore ni umunyebanga. Yakugiriye irihe banga? Ni irihe banga yakubikiye? Ese ni irihe banga ry'ibyo yabitse? Ese mu kuganira kwawe nawe ntabwo wigeze ubona ko ari biri hanze? Imana imbabarire. Biri hanze. Mu kuganira nawe ntabwo wigeze ubona yuko ari bavugirije? Barayavuga. Mu kuganira nawe ntabwo wigeze ubona yuko ari barayavuga? Sibyo? Ayo ni amazina y'abantu batagira ibanga. Rero niba uganiriye n'umuntu ukabona nta poza ashyiramo kandi ari umudamu, ari umukobwa, uzamenye ko mu kurambagiza uzamanza witonde, witwararike. Ahangaha iyo ndi kubivuga Manuel nawe ujye wumviraho ngo barayavugana. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo umukobwa udakora umweyo mwana wanjye urumve wigira hamwe ngo iyo yarushinze ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ndirimbo muzayikurikire ni iya Rugamba Cyprien, sibyo? Cyangwa ya yindi baririmba ngo umugeni mwiza nusasa susuruke, ibintu nk'ibyo. Haba harimo inyigisho nyinshi. Rero nubona uri kurambagiza umuntu ukabona araguhamagaye, none se uyu munsi nta fanta uri bungurire? None se ibyo ni ibiki? Ni ukuvuga ngo buri munsi isanywa fanta? Urayimugurira se kubera izihe mpamvu? Habaye sheri wa ngo none se ngo wagiye kungurira kamwe se nta rukundo rubirimo ibyo? Wanguriye amatasi nta rukundo rubirimo. Tujye tuvuga twarije muba mwizerana nyine n'umusore bwato we n'ujye ugira ikibazo cy'umbwira. Ariko ukugira ikibazo koko nicyo kukubwira ngo dusohoke tujye kunywa fanta? Ni ikihe kibazo? Abafite ikibazo cy'inzara. Reka nkubwire, nshobora kuba mfite ikibazo nkaguhamagara tukavugana nkakubwira numva rero inshuti yanjye nta mafaranga afite yo kugura gaze. Ubaye uyafite wayamba ukampa yo kugura gaze ukanarenzaho, sibyo se? Dushobora kuvugana nkakubwira inshuti yanjye umuceri waranshiranye mfashe. Ibyo birasho ahubwo kumbwira kuguhamagara ikibazo mfite nicyo kujya kunywa fanta? Agafanta cyangwa ngurira amata mfite ubuto bwo guteka. Nshobora kuguhamagara nkakubwira ntese twahura tukaganira. Ibyo birabaye. Ariko umukobwa wihamagariye umugabo amubwira ngo dusohoke kujya ngo none se wagiye kungurira akaburoshete? Inshuti yanjye imanzu bitekereze kabiri. Nta mukobwa umuntu muri brage murabivugana. Twashaka ngo tugaruke ngo banzu bitekereze kabiri tugana ku musozo shyiraho agakirenge kwa gato. Muri brage muzabivugana umubwite duhure se ngurira akantu. Ibyo birashoboka. Duhure se dusangira akantu. Ibyo birashoboka muri brage. Ariko umusheri muri kurambagizanya muzubakana urugo. Igitsina gore nakubwira gutyo uzamanza utekereze. Ikiganiro nkubike tuzakorana nikumbuzeho abantu bazagikurikire. Hari abasore batwanga ku mabafude y'abasheri bacu, noneho aho Saint Valentin yaziye ibintu by'ibirorirori ugasanga umusore ibirori bibaye, event ibaye, nta faranga afite bagahita bamukatira. Uwo nawe yavamo umugore? Uwo nta mugore urimo. Ngaho rero shyiraho agakirenge gazusoza. Erega umugore nagashidurwa n'ibiguruka byose. Sawa, nta makuru ufite. Rega wowe uri kuvuga mu gihe cyawe. Usibye no kuvuga mu gihe cyanjye n'uyu munsi turacyafite abana b'abakobwa bafite umuco. Ega reka nkubwire, none se pastor njye utekereza yuko mu gihe cyanjye njye ntari umukobwa? Mama Minyo, reka tugushimire. Murakoze cyane. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Nomero ya telefone 0788 268 832 22.